Isabella umugabo yamuhaze, buretse wumva aya magambo yabwiye Michelle amubwira yuko nta kintu na kimwe akibakeneyeho, ati uko byagenda kose, ndetse yanayamubwiye mu buryo bwo kugira ngo amwereke ko impuhwe zose ari kumwizanishaho cyangwa se ari kumusaba ntazo amufitiye, dore yuko yamubwiye ko biriya byose yakoze yabikoze yamaze kuryamana n'umugabo we, bamaze kwishimisha mu buryo bwose bushoboka, ariko kugeza ubu ngubu akaba atakimukeneye, haba mu buzima bwe ndetse no mu bindi. Aya magambo niyo yabwiraga Michelle, ndetse ubona yuko ari nta mpuhwe na zimwe afitiye Michelle ndetse na Nkuranga. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Ku rundi ruhande turaza nanone kugaruka kuri David ndetse na Vumiliya na Hunter, turebe uburyo bakoze akantu kameze nk'agatendo mu buryo bwo kugira ngo babe bishimana mu byo bagenda bageraho, mu byo David agenda ahuza Hunter ndetse n'abavandimwe n'abandi bagiye batandukanye. Byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter. Iyi ni filime ya My Daughter tugenda tureberaho byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Ahangaha turabona yuko uko byagenda kose Michelle nta mpuhwe na zikeya afitiwe na Isabella, ndetse ubona yuko Michelle akomeje kugenda atakambira Isabella, ariko ibyo ngibyo bigasa nkaho ari nta kintu bifata, dore yuko Isabella abwiye Michelle yuko iriya nzobe ye arata cyangwa se iriya nzobe ye yakoresheje mu buryo bwo kugira ngo yigarurire Nkuranga, agiye kuyihindura umukara mbere yuko amwica. Byose tugenda tubirebera hamwe neza gatanu ku kandi. Ariko se ushobora kwibaza ngo nyuma y'ibi byose Isabella aragana he? Ese arakora iki? Ese biragenda gute nyuma yo kwirenza Isabella ndetse na Nkuranga, nyuma yo kwirenza Michelle ndetse na Nkuranga? Byose tugiye kumenya ngo ese biragenda gute nyuma y'ibi byose, ese ni iki kiri bukurikireho. Icyo usabwa, ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr Didos. Ibitekerezo byanyu byose bihawe ikaze, nizera yuko turagenda tubibanamo neza gatanu ku kandi. Iyi ni filime ya My Daughter. Uyu ni Michelle, Isabella, Nkuranga, David ndetse na Vumiliya ndetse na Hunter, Jeanne, Mudugudu. Ndetse twabonye yuko Mudugudu ku rundi ruhande twabonye yuko yahamagawe na polisi mu buryo bwo kugira ngo abeshye ngo yabeshye ngo bamubajije aho ari, arabeshya yuko ari hanze y'igihugu, ndetse abeshya no mu buryo bukomeye cyane, ndetse abeshya bamubona cyangwa se bigaragara yuko aho ari kubeshya, dore yuko bamuhaye n'ishusho neza y'ahantu aherereye ndetse n'uburyo ameze, ndetse bikagaragara yuko ibyo akoze ndetse n'ibyo ari gukora ari kwibeshya cyane, ndetse no mu kwicuza gukomeye cyane, dore yuko akomeje kugenda ubona yuko ubwoba ari bwinshi cyane, ubona yuko afite ikibazo Jeanne, ndetse ubona yuko akomeje kugenda yicuza icyo yakoreye biriya bintu. Ibi ngibi biri kuba mu gihe Jeanne wari muri celebration cyangwa se ari guserebura, yishimira uburyo bakomeje kugenda bateka imitwe, cyangwa se nawe ubwo akomeje kugenda atekera imitwe uriya mubyeyi wa Nkuranga, cyangwa se uriya ari kwita mama we, kugira ngo nawe ajye kuyitekera abapolisi ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Ngira ngo twumvise yuko polisi ari imuhamagaye cyangwa se ahamagawe na polisi. Ngira ngo twabonye yuko uriya mubyeyi cyangwa se mama wa Nkuranga yavuze ko agiye guhamagara polisi. Ubwo ngubwo ushobora guhita utekereza yuko ariko byagenze. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter. Ndaje mu kanya tumenye byinshi bikomeje kugenda bigarukaho kuri iyi filime
ndetse tunagenda tubigarukaho mu buryo burambuye, ndetse tunamenye byinshi bigiye kuba kuri Isabella nyuma yo gukora biriya byose, ndetse na nyuma yo kwivugana Michel ndetse na Nkuranga, bazira yuko basa nkaho bacanye inyuma, cyangwa se Nkuranga yaciye inyuma Isabella. Ahangaha turabona yuko by'umwihariko igikomeje kugenda kibabaza cyane n'uriya mwana Michel atwite, ndetse Isabella akomeje kugenda yumva yuko ashaka nawe kumukuramo. Ibuka gukora subscribe hasi, ndaje mu kanya tumenye byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho. Ciao ciao.